Urakaza neza kuri channel yacu Esther's Hobbies. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kuganira ku mbuto umugore utwite agomba kwirinda cyangwa se akazikoresha mu buryo bwitondewe. Tuzi ko akenshi imbuto ari ibintu abantu batajya babigiraho impaka ndende. Tuzi ko imbuto igihe cyose wazirira uko umeze kose ntacyo bitwaye, ariko ahangaha ngiye kukubwira imbuto ugomba kwirinda mu gihe utwite, kuko bishobora gutuma wakuramo inda cyangwa se zikagutera ibibazo mu gifu mu bijyanye n'inzira z'imirire, bikakwangiza, bikaba byatuma ugira ibibazo bitandukanye mu rugendo rwawe rwo gutwita. Imbuto rero iyo tugiye kureba imbuto, iyo tugiye guhitamo imbuto dushaka gukoresha, tubanza tukarase izi mbuto zifite anzime, zifite akahe kamaro, zifite isukari ingana gute. Ahangaha mwibutse ko turi kureba ku mugore utwite. Ese isukari iri muri runo rubuto ni nyinshi? Ese rushobora gutuma imisemburo yanjye ihindagurika bitewe n'uburyo nwite? Ese izi mbuto ntabwo ushobora kuba zaratewe imiti ishobora kunyangiriza umwana wanjye uri mu nda yanjye nwite? Ibyo byose ushobora kubitekereza ukavuga ese izi mbuto zifite isuku ku buryo zidashobora gutuma ngira infection bityo nkayanduza umwana wanjye? Aha rero ntabwo ngiye kukubwira ko ushobora gutinya imbuto, ahubwo ngiye kukubwira uburyo wazikoresha buri smart kandi ukazikoresha neza. Urubuto rwa mbere ugomba kwitondera mu gihe utwite ni ipapayi. Ipapayi rero cyane cyane icyo ugomba kwitondera ni ipapayi ridahiye cyangwa se ridahiye ribisi cyangwa ridahiye neza, kuko rifitemo ariya mata cyangwa se ntabwo ari amakakama, ariya mata y'umweru tubona iyo tukirica kwa kundi turisharura ngo avemo, ariya makakama ashobora gutuma habaho kwikanya kwa nyababyeyi se cyangwa ukagira contraction, bigashobora kuba byatuma ukuramo inda yawe. Iyo latex rero irimo ifitemo ama compound igizwe n'ibyitwa prostaglandin na oxytocin. Izo rero zishobora gutuma ugira ikibazo mu kuba wakuramo inda, cyane cyane iyo ukiri mu gihembwe cya mbere. Igihembwe cya mbere cyo gutwita ni kuva ku kwezi kumwe kugeza kuva nako ku munsi wa mbere wa 0 inda iyi intangangabo yahuye n'intangangore kugeza ku mezi 3. Aho rero icyiza ahangaha ntabwo wareka ipapayi, ariko ugomba gukoresha ipapayi ubona ko rihiye neza rwose, rihiye, kuko naryo riba rifitemo vitamine A nyinshi, zikagira n'amafolate. Icyo gihe nazo izo vitamine uba uzikeneye. Ni byiza rero gukoresha ipapayi rihiye, ukirinda kurya ipapayi rigifitemo ya mata se cyangwa ya latex y'umweru tubona. Ugomba kurirya wizeye ko yashizemo. Urubuto rwa kabiri ugomba kurya ariko ukitondera cyane ni inanasi cyangwa inanasi. Inanasi rero ifitemo anzime yitwa bromelain. Iyo anzime ituma habaho koroha kw'inkondo y'umura. Iyo anzime yitwa bromelain ituma inkondo y'umura yoroha. Murabizi ko inkondo y'umura yoroshye ikifungura, ushobora guhita ukuramo inda cyangwa se ukagira ibibazo bijyanye n'urugendo rwo gutwita. Icyo gihe rero nabwo ntabwo ikora ku kadoze gato, biterwa na doze wafashe. Iyo wayifashe kuri doze nini ishobora gutuma habaho ugira ibise bitari ngombwa se cyangwa contraction zitari zo kuzana umwana, ahubwo wenda arizo zishobora gutuma ukuramo inda, cyane cyane mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Ariko hano ntabwo mvuga ko utagomba kurya ipapayi, ugomba kuyirya ariko ukarya gakeya nta kibazo, ukirinda kunywa amaji y'inanasi mu gihe utwite, kuko icyo gihe uba ufashe inanasi ku rugero ruri hejuru, bigatuma wafata ya bromelain ku rwego ruri hejuru.
noneho ikindi hano ugomba kwirinda, nimba koko ushobora kuba warigeze ugira ibibazo byo gukuramo inda, ukaba mbese mu bijyanye no gutwita ukaba ufite ibibazo, nimba utwite rero warigeze kugira ibyo bibazo, ni byiza kwirinda inanasi yose, kuyirinda kuyikoresha mpaka ugeze igihe cyo kubyara. Urubuto rwa gatatu ni grapes cyangwa se imizabibu, ifitemo antioxidant yitwa resveratrol. Iyo antioxidant ituma habaho kwivumbagatanya kw'imisemburo, ituma habaho gukoreshwa nabi kw'imisemburo, kandi icyo gihe ni mu gihe utwite ituma umwijima wawe udakora neza. Iyo antioxidant ikunda kuboneka cyane cyane mu mizabibu itukura no mu mizabibu y'umukara. Icyo gihe hano ku by'imisemburo ino antioxidant yitwa resveratrol ituma habaho estrogene mu mubiri itakora neza, hormone imbalance, bivuga ngo ikaba umubiri ntubashe gukoresha neza cyangwa se kwita ku rugero rwa estrogene ikenewe mu mubiri, bigatuma estrogene yindi yakagufashije mu gutwita igenda idakora, umubiri utayikoresha ku rugero rukwiriye. Ikindi kandi imizabibu ifite isukari nyinshi, iyo sukari nyinshi ishobora gutuma ugira diyabete yo gutwita se cyangwa gestational diabetes, sinzi nimba ariko mbivuze neza, diyabete iza mu gihe cyo gutwita, ukaba nta diyabete wari ufite ariko watwita kubera kwa kundi umubiri wawe uri wahinduye imikorere, ukaba warwara diyabete mu gihe cyo gutwita. Ni byiza rero kuyikoresha mu gihe ukayikoresha ariko ku rugero rutoya ruri hasi, cyane cyane mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, ukirinda kuyikoresha mu gihembwe cya nyuma cyo gutwita, kuko niho isukari yiyongerera cyane, isukari bikaba wagira diyabete. Urundi rubuto rero nubwo mu Rwanda rudakunda kuhaba ariko ushaka kuba uri mu gihugu rubonekamo, ni rwitwa tamarind. Ndabereka ifoto yarwo muri kuyibona. Iyi rero bakunda kuyikoresha mu gukora amabombo, amabiswi, amasosi. Ntabwo nzi uburyo ikoreshwa cyane mu Rwanda, ariko iyi ngiyi ngo ishobora gutuma igiramo vitamine C ku rwego ruri hejuru, noneho ikaba yagabanya progesterone ufite mu mubiri wawe, kandi progesterone murabizi ko ituma tugira imisemburo ibiri abagore, progesterone na estrogene. Ibyo byose bidufasha muri rwa rugendo rwo gutwita. Bivuga rero iyo ibaye nkeya ugira ibibazo cyo kuba wakuramo inda se, cyane cyane mu gihembwe cya mbere niho umubiri uba utarafatisha neza, utaramenteninga urugendo rwo gutwita. Akenshi mu gihembwe cya mbere ni igihembwe cyo kwitondera, murabizi ko ari nacyo gihembwe kijya kigorana cyane. Aha rero ikindi ugomba kwitaho mu kureba imbuto urya mu gihe utwite, ni byiza kurya imbuto zikiri fureshi, nizo nziza. Ni ukuvuga ngo ziriya zabanje wenda kuba babanje gukonjesha ntabwo ari nziza. Izo bashyize mu macupa ziba zifitemo isukari, baba bashyizemo amasiro y'amasukari, bagashyiramo n'ibintu bituma zidapfa, cyangwa se izazifu. Ni byiza ko mu gihe utwite ushobora gukoresha imbuto ziri fureshi, nizo nziza kandi zuzuye intungamubiri, zujuje ubuziranenge. Aha rero hari imbuto ugomba kwirinda se, cyangwa se nazo ukazikoresha ku rugero ruri hasi mu gihe utwite mu gihembwe cya nyuma, kubera zigira isukari nyinshi. Ni umwembe ugomba kuwukoresha ku rugero ruri hasi. Wotameloni mu gihembwe cya nyuma bishobotse wayirinda, cyangwa ukajya ukoresha urya akantu gato
n'imineke ihiye cyane. Imineke ihiye murabizi ko umuneke ugenda ushya si wowe uraryoha woze, niko ugenda uzanamo isukari nyinshi. Ni byiza rero mu gihembwe cya nyuma cyo gutwita kwirinda gukoresha zino mbuto eshatu mvuze, umwembe, watermelon n'imineke, ukabyirinda rwose kuko bishobora gutuma ugira diyabete mu gihembwe cya nyuma cyo gutwita. Nanone kandi nujya kurya imbuto wenda wariye akembe gato n'aka watermelon, bifatane n'amaporoteyine. Amaporoteyine, ibishyimbo, amashaza, inyama se, mbese bino tubona mu byubaka umubiri, kuko bituma ya sukari umubiri ubasha gushyira ku rugero isukari yo mu maraso, bigatuma utagira ikibazo cya diyabete. Ikindi ugomba kwirinda mu gihe utwite, irinde gukoresha amaji y'imbuto kuko bituma amaji burya afite isukari nyinshi, noneho nako imbuto ziba zifite isukari, noneho zikoresheje muri uba ufashe isukari nyinshi icyarimwe, bikaba byatuma ugira ya diyabete twavuze se, cyangwa ukaba wagira ibiro byinshi. Icyiza ni ukurya urubuto ukarurya uko rumeze, cyangwa se nimba kururya byanze bitewe n'uko gutwita byakugoye, nimba ukoze ukumva wenda utarurya ariko muri ji warunywa warukoresha, ni byiza ko iyo ji uyidiriwa ukayigira amazi pe, ku buryo itaba irimo isukari nyinshi. Ikindi nanone tugomba kureba ni ukureba se izi mbuto nk'uko nabivuze ngitangira zifite iyihe suku, zifite amapesticide se, baziteye imiti, kuko akenshi imbuto zikunda kugira bagiteri yitwa listeria, zikagira na parasite yitwa toxoplasma, bikunda kuba ku mbuto, bishobora kuba dangerous, bishobora gutera ibibazo ku muntu utwite. Ni byiza koza imbuto mbere y'uko uzirya, ukazoza ku mazi atemba, pana mu ibase, kuriya ushyira mu ibase ukoza. Icyo gihe murabizi ko mikorobe zikunda amazi, kuriya rero tuzoza ntabwo tuba tuzikuyeho, ahubwo ziba amazi ni ubuzima, zikomeza kubona. Ni byiza kuzoza ku mazi atemba, ya yindi amazi atembanye ikagenda. Ikindi nimba utwite, ni byiza nimba urubuto ugiye kurya ushobora kuba ruhate urukoreshe ruhase, nibura uraba ugabanyije ya miti bateye inyuma, nimba utizeye aho warukuye, nimba utizeye aho uko rudateye imiti, ruhate ukureho ka gashishwa k'inyuma, hanyuma urye iby'imbere. Ni byiza ko wirinda kugura imbuto zikase utazi aho zavuye, kwa kundi ubona mu isoko bari gucuruza inanasi ukabura ziguze zikase zihase, ntabwo ari byiza kuko zishobora kuba zifitemo bagiteri zishobora kuza zikagira ikibazo ku mwana utwite mu nda, nawe zikamugeraho. Ikindi nimba utizeye aho wakuye izo mbuto, mu kuzironga ushobora gufata bicarbonate de sodium cyangwa baking soda, iraboneka ahantu hose no mu mafarumasi, ukayishyira mu mazi ukazogerezamo, ukazinikamo iminota mikeya nk'itanu, hanyuma ukazikuramo. Icyo gihe bituma uba ugabanyije ubukana bw'iriya miti batera, cyangwa se nimba udafite ino bicarbonate ushobora gukoresha umunyu wa gikukuru. Aha rero ngiye kukubwiramo izindi mbuto rwose zidafite icyo zitwara umuntu utwite ushobora gukoresha, ni inkeri cyangwa se amaberries, strawberry, blackberry, gutyo n'ibindi. Ariko inkeri mu Rwanda ziraboneka, ziba zifitemo antioxidant nyinshi. Wakoresha imineke mu rugero, kandi ukayikoresha mu bihembwe bya mbere byo gutwita, mu gihembwe cya nyuma ukayikoresha ku rugero. Ugakoreshamo pome nazo zifite amafibure menshi agufasha. Ukaba wakoresha amaronji afite vitamine nyinshi, vitamine C nyinshi. Imyembe nawe wayikoresha, ariko ukibuka muri cya gihembwe cya nyuma kuyikoresha ku rugero ruringaniye, pana kuyirya cyane. Ukaba wakoresha kiwi nimba wayibona, ituma igogora rigenda neza. Ukaba wakoresha watermelon,
ituma nyine iguha amazi, kwa kuntu ushobora kuba warananiwe kunywa amazi, ariko iyo ukoresheje watermelon bituma umubiri wawe ubona amazi, ariko ukayikoresha mu bihembwe bya mbere, mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, ibihembwe bya nyuma ukayireka. Ukaba wanakoresha avoka. Avoka nyine ifite ibinure byiza, ifitemo mbese ni urubuto nini, ushobora kuba urubuto, rushobora kuba ibinyamavuta. Avoka ni nziza rwose, nta kibazo wayirya utwite. Mwakoze rero, ndumva ari ibyo ngombaga kubabwira kuri izi mbuto. Ntabwo bibujijwe kuzirya izi zose twabonye, ariko ugomba kuzirya mu rugero. Twibukiranya ko nimba warigeze ugira ibibazo byo kuba wakuramo inda inshuro nyinshi, byaba byiza izi mbuto tubonye uziretse mu gihe utwite. Kandi nimba hari ikibazo ugize, jya wihutira kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe. Ntabwo wakwifasha utazi ibiri kubera imbere mu mubiri wawe. Niyo waba ubizi kandi ntabwo waba ugomba kujya kwa muganga kugira ngo agufashe. Buriya niyo ugiye kwa muganga na mantaroma no mu mutwe uhita wumva nyine, iyo akubisubije uhita wumva ibyo akubwiye ari byo, ukatuza rwose ukumva nta kibazo ufite. Bayi rero, naho ubutaha mukore subscribe, mukore na share. Nimba hari umumama utwite wenda kubyara, nako utwite utarabyara se, ubiteganya gutwita, cyangwa se nawe nimba ubiteganya, musharinge kino kiganiro. Nimba nawe kandi utwite ukaba wadukurikiye, mwifurije urugendo rwiza. Muri uru rugendo rw'amezi 9 ruba rutoroshye, nirwo ruragora pe, ariko Uwiteka muri kumwe, uzabyare uheke. Ciao ciao.